Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Wahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi nanone turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye, kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye, tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo, tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu, ngo kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriri muri twe. Bana banjye bato, mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Cyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Ubu ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Kuko uvuga ko ahora muri we, akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Bakundwa, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni itegeko rya kera, iryo mwahoranye mbere na mbere. Iryo tegeko rya kera ni ryo rya jambo mwumvise. Ariko kandi ndabandikira itegeko rishya, ari ryo ry'ukuri, kuri we no kuri mwe, kuko umwijima ushize, umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se, aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we. Naho uwanga mwene se ari mu mwijima, kandi agendera mu mwijima, ntazi aho ajya, kuko umwijima wamuhumye. Ndabandikiye bana bato, kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina rye. Namwe basi, ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore, kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato, kuko mwamenye Data wa twese. Ndabandikiye basi, kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore, kuko mufite imbaraga, kandi ijambo ry'Imana riguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba muri we. Kuko ikiri mu isi cyose, ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza. Niko nanone hamaze kwaduka aba Antikristo benshi, ndetse n'ibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe. Ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Nyamara mwebweho mwasizwe n'Umwuka Wera, kandi muzi byose.
simbandikiriye ko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri. Mbese umunyabinyoma ninde? Keretse uhakana ko Yesu atari Kristo. Uhakana Data wa twese n'umwana we niwe Antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana afite na se. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Iri ni ryo sezerano yadusezeranije, n'ubugingo buhoraho. Ibyo bibandikiriye ababayobya, kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko gusiga kwe kubigisha byose ukaba ari uk'ukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko twabigishije mube ariko muguma muri we. Nanone bana bato, mugume muri we, kugira ngo niyerekanwa tuzabona uko dutinyuka, tutabebera imbere ye ubwo azaza. Ubwo muzi ko ari umukiranutsi, mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibibyiringiro muri we, iboneze nk'uko uwo aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Kandi ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Iki ni cyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane. Tutamera nka Kayini wari uw'umubi, akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? Ni uko ingeso ze zari mbi, naho iza murumuna we zikaba nziza. Bene data, ntimutangazwe nuko ab'isi babanga. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba mwene se akennye, akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusabye cyose tugihabwa nayo, ko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Itegeko ryayo ni iri: ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. Kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo, nayo ikaguma muri we. Kandi ikitumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye. Bakundwa,
ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mu isi. Bana bato, muri abana b'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebweho turi abana b'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari we. Bakundwa, dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze bigatuma umwana wayo kuba impongano z'ibyaha byacu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe, nuko yaduhaye umwuka wayo. Natwe twarabibonye kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Turayikunda kuko ari we yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana akunda na mwene se. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso, si mu mazi yonyine, ahubwo n'amazi n'amaraso nayo. Kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari ukuri. Ibihamya ni bitatu: umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Ubwo twemera ibyo abantu bahamya, ibyo Imana ihamya birabiruta, kuko ibyo Imana ihamya ari uko yahamije iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana aba afite ko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije umwana wayo. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu cyose nk'uko ashaka.
kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari cyo kumwicisha, nasabe kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari byo kubicisha. Hariho icyaha cyicisha, si cyo mvuze ko agisabira. Gukiranirwa kose ni icyaha, nyamara hariho icyaha kiticisha. Tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye imurinda kandi wa mubi ntamukoraho. Tuzi ko turi ab'Imana naho ab'isi bose bari mu mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje kuduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri kandi turi mu y'ukuri, kuko turi umwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Bana bato, mwirinde ibishushanyo bisengwa. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana.